السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. bavandimwe reka twongere dushime Allah subhanahu wa ta'ala, dusabira amahoro n'imbabazi bya Allah subhanahu wa ta'ala yuko byaba ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we n'abiwe mu rugo n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazagumya kumukurikira no kumukurikiza kuzageza mu buzima bwabo bwa nyuma. Bavandimwe ba Islam, nyuma yuko dushimiye Allah subhanahu wa ta'ala, hari ihurizo rikunda kugaruka cyane kubera ko rifite aho rihuriye n'iminsi bikomeye ku muntu. Ndavuga ibigendanye ni jeneza cyangwa se n'umurambo cyangwa se no gupfa. Hari bamwe bifuje ko twakongera kwibukiranya ku bigendanye n'ibihimbano, dore ko muri iyi minsi biri kugenda biri kwaguka. Ibigendanye n'ibihimbano by'ijeneza kugira twongere tubyibukiranyeho, kandi birakwiye. Abamenyi banditse ibitabo bakavuga ku mategeko ahkamu al-janaiz cyangwa se ahkamu al-janaza, amategeko agendana n'ibigendanye no gushyingura umuntu agipfa, kumwoza, kumwambika, kumushyingura, gahunda zose paka ibintu birangiye. Hari n'abanditse noneho bida al-janaiz, bida ibihimbano by'ijeneza. Muri iyi minsi kubera abantu n'imbaraga icyitwa atasawuf, ibyitwa ubusufi, muri iyi minsi bifite imbaraga nyinshi cyane, n'abantu kugenda bapfobya mu buzima bwabo icyitwa sunna z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Usanga iyi miryango cyane cyane y'abantu bapfushije iri kugenda iri gufunguka muri iyi minsi. Ndavuga imiryango y'ibihimbano ku muntu wapfuye. Ni ngombwa rero ko tubimenya kugira ngo nyakwigendera ajya byihanangiriza, kuko natabyihanangiriza bikaba byamukorerwaho. Dore ko no muri iyi minsi umuntu asigaye apfa, abantu bagakora ibihimbano, wababuza ngo runaka ngo yarabikundaga, nk'ibintu byo byari bya runaka ngo yarabikundaga cyane. Iyo bigenze gutya rero agakorerwaho ibihimbano muvuga ngo yarabikundaga, kandi uko yarabikundaga ari mu bantu batakundaga sunna. Hadisi yaravuze ngo man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, ngo umuntu uzazana icyaduka, igihimbano muri iyi gahunda y'iyi dini intumwa y'Imana itadusigiye, uwo nguwo ibyo ngibyo akora bizamugarukira rimwe na rimwe, ashobora kubibonera n'ibihano. Ni ukuvuga ngo rero iyo nyakwigendera apfuye hakagira ibintu bimukorerwaho binyuranye n'ubuyisilamu yarabyishimiye, nawe arabihanirwa, dushingiye kuri ya hadisi yuko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yigeze kuvuga iti, mu by'ukuri imayiti, innal mayit la yu'adhab bibuka ahlihi alayhi kama jaa fi al-hadith. Ngo mu by'ukuri nyakwigendera ashobora guhanwa iyo abo yasize bamuborogera, ya miborogo yo kuboroga birimo kuvuga amagambo yatari meza, ngiyo yabikundaga. No kuvuga ngo iyo yabirwanyaga ntabwo Allah yamuhana, ariko iyo yabikundaga arabihanirwa. Niko hadisi iri kuvuga. Ubwo rero bigendanye n'ibindi bihimbano byose bishobora gukorwa igihe umuntu yapfa, muri gahunda zo kumushingura cyangwa se zigendanye n'urupfu rwe hagakorerwamo ibihimbano, tuba tugomba kubimenya kugira ngo uzapfe uri kuri sunna. Buriya umuntu ukunda sunna z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam uzamubonera buriya cyane cyane ku bintu bibiri. Cyane cyane uzamubonera igihe iwe habaye ibirori bigendanye n'iki no gushingirwa, ndavuga nikah, n'igihe iwe habonetse umusiba, umuntu agapfa. Iyo ari umuntu kuri sunna uhita ubibona direct, niyo ari kuri bid'a uhita ubibona.
cyangwa se ashobora kuba yari kuri sunna ariko no abaje kuvuga ngo bahagarariye biriya bakaba bari kuri bid'a. Bavandimwe Islamu rero hadisi ni nyinshi zitwereka yuko tugomba gukora ibintu dukurikije intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Intumwa y'Imana yigeze gusari iri kwigisha muri iyo swala harimo n'ubutumwa bwo kwigisha abayisilamu ko bagomba gusari, irangije irababwira iti sallu kama ra'aytumuni usalli, nimukore iyi swala nk'uko mubonye nyikoze. Ubundi ijya gukora hijja iravuga iti khudhu anni manasikakum, iyi hijja nkoze gutya aba ariko namwe muzayikora paka. Izi hadisi ebyiri ziri kutwigisha iki? Ziri kutwigisha yuko tugomba gukura ibigendanye n'idini yacu ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Iswala, gushingura, hijja, zaka, sawm, kila kitu. Ariko muri iyi minsi ibigendanye no gushingura abantu bari kuzana ibintu bakabivangavanga. Ubwo rero aya ni nyinshi, in tuti'uhu tahtadu, nimumwumvira ar-rasul sallallahu alayhi wasallam muzayoboka, ariko nimutamwumvira muzayoba. Uko bisobanuye buriya. Ibi rero bigendanye no gushyingura abavandimwe b'Isilamu harimo ibihimbano mallahu bihi alim, ni byinshi, kubera ko iyo umuntu apfuye abantu bazana amasantima, abantu bashaka kwerekana yuko bamukunze, abantu bashaka kwereka yuko yani imani Qur'ani noneho bagahimba utuntu twinshi, bagahimba utuntu twinshi tw'ibihimbano. Ndagereza kuvuga nka 10 na bingahe 13 gutyo ndi kwibuka ubu ngubu, ariko ni byinshi abantu bazana tutava ngo tunarangiza. Ubwo rero buri wese bashaka kuza ngo ngiye ngo nyakwigendera ngo inshuti yanjye ngiki n'iki, ariko byose bishingiye ku busufi. Ubusufi nababwiye ngo ni ritsinda riri kuza ry'abantu bakora ibintu bya jaziba, yani by'amarangamutima yabo yitirirwa ibada ariko adashingiye kuri dalili. Wowe ubaza ngo ubusufi ngo niki, hita ubyumva ngo n'abantu bagaragara mu shusho ngo ya kibada ngo yo kwiyegereza Allah ariko bidashingiye kuri dalili. Abasufi bavuga muri iyi minsi, bano basufi bahari barwanya sunna. Yambu zabona ngo sinzi ngo maulidi ngo bagiye ngo gusifu mutume no kumusingiza. Dufite ahantu ku munsi harenga 14 umuntu agomba gusabiramo mutume ha sahih hemewe. Turakumvikana? Mu iswala usabira mutume kangahe? Bamaze gutora adhana usabira mutume kangahe? Muri adhana ubwayo usabira mutume kangahe? Nyuma ya adhana usabira mutume kangahe? Adhkari za mu gitondo n'iza nimugoroba usabira mutume kangahe? Ibi byose ni sahih. Ariko abantu bakaza ngo bazakora ngo umunsi wabo ngo gahunda yabo ngo bateke ngo umuceri ngo basifu ngo mutume atakoze. Ibi rero nibyo bigenda bigaruka kuri iki ngiki no kwijeneza, aho usanga abantu bazana imigenzo nk'icyatanu ishingiye ngo gushaka kwiyegereza Allah ngo no gukunda nyakwigendera bidafite dalili. Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarapfushije abantu benshi. Yapfushije umugore we Khadija, mama wacu w'abemeramana, yakundaga cyane, w'agaciro ke mu buzima. Yamushinguye gute? Yarapfuye aramushyingura. Mutume niwe dukuraho idini. Ibi bintu abantu birirwa bari kugenda yarabikoze. Tugiye kubona mu kanya. Yapfushije abana be bose usibye Fatima, buriya niwe washinguye kuri se, cyangwa se ise yapfuye akiriho, ariko abandi bose mutume yarabashyinguraga, abaswahaba be. Ibi bintu abantu bari kuzana ngo singo Qur'ani ngo musani ngo Qur'ani ngo dukora ibiki. Allah atuyobore n'abasangira ngendo n'abandi. Ibi rero hari ibintu bavandimwe b'Islam tugomba kwibaza, tureke amarangamutima muri iyi dini. Niba dushaka kurikira ko mutume, tureke amarangamutima nayo byo kwikoma abantu nk'ibi ngibi tuba tubuza abantu ibintu by'ibihimbano ngo bariya abantu ngo bigize abasufi. Umuntu uzumva ari gutuka umuntu uri kuri sunna ari kumuvuga nabi ngo numu wahabi, ujye umenya ko ari umusufi. Nta dini ry'abawahabi, nta na madhhabu y'abawahabi, nta n'inzira y'abawahabi iri mu Islam. Abayisilamu bari kuri haqi ni ahli sunna wal jamaa salafiyun, na bari kuri ahli sunna wal jamaa
bagendeye kuri gahunda y'abasahaba salafiyun. Iyo bavuze salafiyun ni umuntu uri gahunda y'abasahaba. Iki kimwe mu cyumva cyane. Abandi bantu usanga bashaka kurwanya iyi nzira no kwivuga nabi, ubwo ni abanyabihimbano, ni abashia, ni abakadiyani, ni abansarullah, nibo bazana utuntu twabo nyine tudashingiye kuri dalili. Bamwe rero twihuse kuri izi bid'a, ndavuga nkeya ntabwo zose ndazivuga ngo nzirangize. Hari bid'a iyo umuntu akimara gupfa, apfuye sangapi, ntabwo nabivuze bino byo gutinza nyakwigendera, ko nabizi ko muri sunna Imana yaravuze ngo asri'u bil janaza, mujye mwihutisha ijeneza mu gihe umuntu apfuye hakiri umwanya mujye mumujyana. Niba ari umuntu mwiza ibyiza bye arabikumbuye ashaka kubibona, niba ari n'umuntu mubi ibihano by'abamarayika n'iki muba muri kurindiriza ntabwo aba ari byo. Ubwo rero abantu gutangira twebwe ngo ngiye guhagarariye iki n'ibiki, ngo gahunda ngo apfuye ngo n'umunsi ariko ngo nejo cyangwa ejo bundi ibiki n'ibiki, ntabwo ari mu Islam, ntabwo muri mu Islam ibi ngibi. Cyangwa umuntu akaba yapfira ahantu kure, hari abamushyingura mu buryo bwiza ngo paka ngaze ngo bamuzana amadepanse amadeni ibiki n'ibiki, ibi byose ntabwo ari mu Islam. Tugomba kwibukiranya ejo abantu batazatangira kwambara imyenda isa ya myenda y'imikara bagashiraho amafoto bagashiraho iki. Tugomba kwibukiranya bino bintu ko abantu bino bintu by'iki by'ijeneza babishiramo hamasa n'amasantima n'utuntu ngo tw'udukoryo two kwirizanya kwigendera, usanga arimo barabivangavanga. Tugomba kwibukiranya abantu bakirinda bino bintu bakajya batwara ibintu nk'uko Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabikoze. Ubwo rero muri bid'a zikunda guhita zigaruka harimo umunyakwigendera kuba yapfa abantu bakajya kuzana abana ku musigiti ngo baze basome Qur'an. Ibyo njya nkunda kubibona rimwe na rimwe ahantu hari abayisilamu benshi batazi ibya sunna cyangwa se sunna. Muzi ko uyu muntu ari kuri sunna ari kurwanya bid'a, uwo ngo abayikururiye abanzi, ibi murabizi. Buriya hari abantu bangwa muri society. Umuntu wigisha abantu tawhidi akababwira ati birinde shirki, abantu bafite ubushiriki baramwanga baramurwanya. Umuntu wigisha abantu sunna ababwira ati mwirinde bid'a, abantu bari kuzana ibihimbano baramurwanya. Abanyabihimbano bose bakubara tugenda tugarura umunsi buri munsi, bagomba kuvuga ati uriya muntu ni ikibazo kuko avuga ibintu byacu. Buriya iyo ukoze ku marangamutima y'abantu yatandukanye n'idini ubaye umwanzi. Niyo mpamvu muri iyi minsi abantu bishakira nyine umushehe nyine uraza akavuga ku marangamutima yabo akayorosha akayavugira akavuga ati nta kibazo urabona, uwo ngo ntacyo biba bitwaye. Niyo mpamvu ubona iyi da'wa yo gukora ku bintu bibi by'abantu, abantu barayitinya kuko izana ibibazo, iteza abantu ibibazo n'imiguruko. Nibyo wumva nyine umuntu mujye mubikurikira ngo baramuhagaritse ngo bakoze iki, nyine naho ngaho nyine abari gukora ku bintu by'abandi akabashima akababangamira kandi bashaka kwituriza, bashaka amarangamutima yabo. Kujya kuzana abana ngo baze basome, nyakwigendera arapfuye bagahita bajya kuzana abana ku musigiti bakabaha imisafu n'amajuzu bagatangira ngo musome amajuzu 2 musome amajuzu 3. Ibi ni bid'a. Ntabwo Mutume yabikoze. Mutume yakundaga Qur'an kuturusha, Mutume yarapfushije, Mutume yarashyinguye, ntabwo Mutume yabikoze. N'abantu bakajya baza, hari abantu bajya bamasika abantu b'abanyabihimbano ngo hari hadisi akazana hadisi akayisobanura nabi. Ari nk'iri hadisi iri dhaif bajya bakunda kuvuga ngo iqra'u limautakum suratu yasin, ngo musomere imaiti zanyu surati yasin. Iyi hadisi kwanza birazwi yuko ni hadisi dhaif, ntabwo igomba gukoreshwa rimwe na rimwe ku kintu abantu bagiye guhimba kidahari, kitari mu idini. Ubwo abantu bakazana ngo sinzi ngo urabona nk'iyi hadisi, Sheikh turebe Mutume direct. Ahangaha dukeneye kureba Mutume. Itabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Murebe ko Mutume yabikoze, mwere gutangira guhimba ibindi Mutume yarabahagirije uko yabikoze. Iyi ni imvugo ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Turebe Mutume yabikoze gute. Iyo surati Yasini siwe yamanukiye, yarayisomye sihoya, none ugiye kwizana gute weho? Kujya kuzana abana rero bakicara bagatangira bavaho. Hari babasaza ba bid'a ndakiga muri kuyibuka batwadutabo twa Taibal Asma Barzanji Wasilati Shafi turiya twaba barakwiye muri Tanzania n'ahandi, nabo bagatangira gusoma Allahu ya Allahu ya Allahu jala jala, bagatangira nabo. Ibyo byose ni bid'a, byose ni bihimbano. Bano bana bamuri kubagorera ubusa. Nyakwigendera gipfa bari kumwoza bagasoma, hari n'abajya kuzana abamama
ibana ngo ntanga arapfuye ngo abamama bo kugisoma ngo bagiyeyo iwacu ndabizi bajyaga babikora za Rubavu mu Ruhengeri hehe n'ahandi hari abantu baba batari kwigisha abantu sunna ko bagomba kureka bino bintu bajya babikora kubona abamama bavuye ku musigiti ngo bigana Qur'ani ngo bagiyeyo ngo bagatangira bagasoma bakerekana ngo bafite ngo imani ngiki n'ibiki. Tujye twibuka yuko Allah yaravuze muri surati Yasin ngi Qur'ani liyunzira man kana hayya, ngo Allah yayizanye iburire abantu bagihumeka. Nyirayo uno upfuye niba yarayisomye igiye kumugirira akamaro byarangiye, mwere kutangira kuyikoresha mushingiye ku rupfu kandi ntaho bihuriye. Abandi bagafata umusafu ngo icyumba araramo ngo mushiramo ngo umusafu, abandi bakawushira ku musego we ku ruhande ngo umusafu. Iyi Qur'ani Allah aravuze ngo yaje kuburira abakiri guhumeka, yaje kuburira abakiri guhumeka. Ibi rero byumvikane yuko ni gisebo n'ikimwaro kuba abantu bafata ibintu nk'ibi ngibi amasaha 2-3, noneho n'igihe ubabuza kubona umuntu araje ngo ni mjukuu wake, ngo ni mtoto wake. Iyo bafite nk'umwana uzi gusoma Qur'ani watangiye kwegera imbere ngo muwache ngamusomeye baba yake, ngo muwache. Umwana akajya hariya agatawaza agakora iki gatangira gusoma ngo muwache ngo asoma bitugani ngo tate yake. Mtume ntabwo yari afite abana. Mama Fatima ise ntiyapfuye ariho, mama yize afata Qur'ani ari kumusomera ngiki mwase kubesha abantu ariko ko abayisilamu mugomba kumenya sunna makava mu bintu byo kubajyana. Icyo cyari cya mbere. Icya kabiri muri bid'a zikunda gukodwa cyangwa se tubona, ndavuga ndi gutaruka ni byinshi n'ibindi tuzabigarukaho. Ibi bintu byije neza kwishira igitambaro cyanditseho aya na za adhkar, ukabona bitambaro kullu man alayha fani, sinzi bakandikaho ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akandika mizi aya ziri kuvuga ati yewe nafsi tuje ugarutse ku muremyi wawe, garuka ku muremyi wawe, wishimye umuremyi wawe kwishimiye. Zino aya injira mu bagaragu banje beza, injira muri aljanna. Iki gitambaro na za adhkari la ilaha illa Allah n'ibindi bakigeza hariya ku marimbi bagahita bakijugunya mu gitaka, bakakijugunya iri. Ntabwo ni ngombwa ngo igitambaro gitwikije neza ngo kibe cyanditseho adhkari n'iki la. Ibi rero nabyo ikintu cya kabiri nabira byo gushira umusafu. Cya gatatu, bamaze kugeza imayiti hariya hasi bagatangira cya gitambaro kugifata no kugitwikira imva. Cyane yari umugabo ntabwo bari ngombwa gutwikira, none batangira kugicugusa akavamo umwe babasaza abasaza basuna babandi ba bid'a ngo dhukurullah la ilaha illallah, dhukurullah la ilaha illallah. Ibi ni ibintu by'abantu batazi sunna. Abantu bazi sunna bamaze kugeza imayiti hariya bari kuyakira bajya kuyishira mu ikaburi muri mwanandani. Muri sunna no kuvuga ati bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi. Umwe cyababiri mu bari kumanura umurambo bakavuga basi, barangiza bakamwinjiza batangira kumutunganya. Tunibutsa yuko kuva n'Islam ibi bintu byo gutunganya imayiti no kuyikorera cyane kuyoza, rimwe na rimwe kuyimanura mumva, ni ibintu akenshi bigomba gukorwa n'abanyamuryango. Hari usanga umuntu yishize imbere ngo mu bantu ngo baroza ngo iki n'iki, bigomba gukorwa n'abanyamuryango. Niyo mpamvu n'abantu bige. Hari igihe n'ikibazo ugasanga abanyamuryango barabibahaye ntabwo bazi kubikora, no kumanura umuramba bikaba ikibazo. Abantu biga basore mu madarasa, abantu bige bakurikirana amadarasa, abashehe bazi sunna bari kubigisha bakurikirana ibyo bintu bigomba gukorwa no mutihani. N'abanyamuryango bagomba kubigaragaramo, cyangwa se uwonya kwigendera nditse nko umurage ati runaka azaba ari mu bantu banje hafi baza ntunganye. Ibintu byo bigomba kubahirizwa. Abavandimwe b'Islamu rero, mu kindi cya gatatu cya kane gifatwa nk'igihimbano gikomeye cyane ni ukumara gusarira nyakwigendera. Abantu barangiza bamaze kumusarira, ziriya takbira sala nyine y'ijeneza, ziriya takbira kwa renye Allahu akbar, turazizi twese suratul Fatiha, Allahu akbar kumusabira mtume,
Allahu akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu kugeza ku musozo. Allahu akbar, ugasabira nyakwigendera n'abandi bagatora iki? Isalamu. Bagatora isalamu. Ukabona usarishije ngo al-Fatiha, iduwa bagiye gusoma ni bid'a. Iyi duwa abagiye gusoma ni bid'a. Buriya abavandimwe b'Abayisilamu mu bintu bikomeye tugomba kwitondera. Tugomba kwitondera harimo iyi swala. Iyi swala ni ikomeye cyane. Impamvu Mtume yaravuze ati mujye gusarira imayiti mujye mwubahiriza ibigendanye n'iki ni swala. Iyi duwa Allahumma ighfir lahu warhamhu irakomeye cyane. Irakomeye cyane. Iyo umaze gusari isala tuyirangije ukongera ngo al-Fatiha, ibi ubikurahe. Ibi ni ibihimbano. Ibi ngibi nagendane kigihimbano no kumujyana abantu bamugejeje hariya ku makaburi bakamushingura. Iyo bamaze kumushingura, mu bihimbano dukunda kuvuga cyangwa se ibintu bigaruka ni abantu gufata gahunda yo gutanga amawayiza ku marimbi nkaho itagomba kubura. Ira gahunda yo gutanga amawayiza ku marimbi ngo yo kwibutsanga abayisilamu bikagendana n'indi duwa ngo al-Fatiha, amin, bakongera tena. Iduwa yasabagwaga ahangaha muri sunna, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amaze gushingura yabwiraga abantu istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Icyo babwiraga mwabantu muri ahangaha ni musabire umuvandimwe wanyu imbabazi yingi tumaze gushingura. Tumaze gushingura musabire imbabazi kuri Allah ngamubabarire, munamusabire gusubiza neza kuko ubungu bari kubazwa. Buri wese akavuga ati Allahumma rabbana ighfir lahu, Allahumma rabbana thabbitu. Mana nyagasani mubabarire, Mana nyagasani muhereze gusubiza neza. Iyi niyo sunna. Buri wese akabivuga Allahumma rabbana ighfir lahu, Allahumma rabbana thabbitu. Mana mubabarire ibyaha bye, Mana muhereze gusubiza neza. Buri wese ku giti cye niyo yabivuga mu rurimi ari kumva rw'ikinyarwanda cyangwa se urundi, aya namagambo yoroshye kuyavuga. Ariko byo kuzamura amaboko al-Fatiha, amina, ibiki n'ibiki, ibintu by'abindi by'abasufi aho usanga abantu bahagaze ati ana runaka yakunda Qur'ani, ati yakunda gibi, bakazana ibintu biraho ngaho bidafite aho bihuriye, bidafite dalili. Iki ngiki gikora iki cyumvikane neza. Iyo abantu barangizaga bamaze gukora kumusabira Allah mubabarire, buri wese ku giti cye Allah gusubiza neza, bakamanuka bakagenda. Ariko abantu bajya bagahagarara habuze aho bavugira ko bashaka kuvugira. Arabizi muri iyi minsi abantu bafite ikibazo, baraprofita abantu n'ibitari ngombwa bakatuvugira, bagacereza abantu ibintu bitari ngombwa. Iki ngiki cyo kirangiye abavandimwe b'Abayisilamu, reka tuvuge ku kintu noneho abantu indi bid'a ya gatandatu, abantu kwihuta ngo bajye ngo kwakira abantu ngo baje ngo ngo bavuye ngo gushingura ngo baje ngo mu rugo. Twavuze yuko bavandimwe b'Abayisilamu ibintu bigendanye n'ikiriyo cyangwa se gufata mu mugongo, ibintu by'iminsi 3 tubisubiremo, kino ndani cya karindwi, ni ibihimbano. Gufata mu mugongo mwagiye gushingura, mushaka mwafata mu mugongo hariya ku marimbi mukamubwira ati ebana pole, Allah aguhereza ibyiza byo kwihangana, Allah subhanahu wa ta'ala babarire nyakwigendera. Niba ufite icyo ufite ugatimufumbatiza hariya ku marimbi, shaka mwohereza kuri telefone niba yari muri bantu bakeneye, turimo abavandimwe b'Abayisilamu niba ari mu bantu bakeneye ko bafashwa. Ntabwo ari ngombwa ngo iminsi 3. Bavandimwe b'Abayisilamu, abantu guhurira ku musiba bakicara baganira bagaterana amagambo. Abasaba baravuze ngo bajyaga kunna na'uddu ijtima' ala al-mayyit wa sana'a lahu ta'ama min an-niyaha. Ngo twajyaga tubara abantu kwifata bakareka akazi kabo na gahunda zabo ngo bakajya kwicara ku musiba no kubatekera ibiryo bakarya, ngo twabifataga mu kuboroga kudashimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ngo twabibonaga gutyo, umuntu musuhuza umubyeyi ati hangane gutyo. Abantu kuzana ngo baratanguriye ngo bagiye kwakiranga abantu n'ingi byateye ngo ikiriyo ngo ari ibiriyo by'abakire ngo n'iby'abakene, ngo ibiriyo ngo by'abakire, ngo iyo bakiva ku marimbi soda zimeze neza ziba zihari, ngo imikati saa sita bagatangira guteka ngo ibiki n'ibiki.
ibi byose ibintu by'ibihimbano bitari mu idini. Iyo abantu bapfushije, hari abana, hari abuzukuru, hari ayo mafaranga nibayafate bayakusanye bayahereza abakene nyakwigendera sisi. Ntabwo tubujije kuba abantu batekera abantu bavuye kure, ariko abantu bari aho ngaho bose bahita baza ngo baje kurya aho ngaho. Kurya ku kiriyo nyaboneka bigomba kuba nka dharura. Uvuye kure, uvuye i Musanze, ugiye i Rubavu, wenda uvuye i Rubavu ugiye i Kigali, wenda ntago uza amaresitora, nta handi warya, uhise urya aho ngaho, ariko hari ahandi warya, ntuzemere kurya ku kiriyo. Ntabwo ari byiza. Intumwa y'Imana yabwiraga abantu bayo mu rugo, hadisi zirazwi, isna'u li ali Ja'far at-ta'am, mukorere abantu bo kwa Ja'far igihe Ja'far yapfaga, mubakorere ibiryo. Yabwiraga abantu biwe mu rugo, mubatekere, mubajyanire ibiryo, kubera ko bari bize, bagezweho n'umuswiba. Iyi niyo ari sunna. Ntabwo ari abantu kujya kucara hariya ngo leta ugali, ngo mimi ngo nyama, ngo leta ngo kale kupale kasamaki pale, ibiryo by'abakire ngo n'ibiryo ngo by'abakene. Ibi ngibi ni imtihani. Ahangaha rero turanahibukiriza iyi bid'a, ndakeka ari iya munani. Twavugaga ibintu by'iminsi 3 ntabwo biri mu idini. Hari hadisi abantu bumvishe nabi. Hari intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavugaga ngo ntabwo byari bikwiye ku mugore. Umvi hadisi neza yateje shubuhurujije mu bantu paka bazana bahimba ikiriyo cy'iminsi 3. Intumwa y'Imana yaravuze ngo ntabwo byari bikwiye ku mugore kwareka imitako ye yo yitakaga ihdadi mu gihe yapfushije iminsi irenze 3, keretse igihe yapfushije umugabo agereka iyo mitako amezi 4 n'iminsi 10. Ni ukuvuga ngo umugore turakumvikana, igihe yapfusha se musaza we agashaka kureka imitako, ntabwo yemerewe kurenza iminsi 3. Ayikora iminsi 3 akayireka, afishije musaza we, afishije se, ni iminsi 3 uyu mugore. Keretse yapfishije umugabo nibwo areka imitako iminsi amezi 4 n'iminsi 10. Abantu rero bumvishe iyi hadisi nabi iri kubwira uyu mugore, bahita bavuga muri rusange ngo ikiriyo ngo ni iminsi 3. Iminsi 3 y'ikiriyo ntabwo ibaho mu idini, byumvikane. None se uvuze ngo iminsi 3 ngo ikiriyo ngo kirarangiye ngo baragisoje, ushaka kumufata mu mugongo agashaka kumufata mu mugongo nyuma y'ukwezi cyangwa se ibyumweru 2, kandi mwarakirangije azamufata mu mugongo gute? Ibiro ni ibihimbano. Nta minsi 3 y'ikiriyo iri mu Islam. Niyo byo gushinga amatente, ngo bajye gukodesha amatente, ngo za ntebe z'umweru, ngo ibiki, abantu bagafunga imihanda, abantu bagafunga iki, abantu bari hariya ku kiriyo ngo bari gukinanga ikibuguzo, ngo bari ngo gukinanga amakarata. Sinzi, ibi byose ni ibintu by'ibihimbano, ntabwo biri mu idini. Nibi byo kuza sinzi ngo abantu ngo bahagarare ngo ku murongo, ngo buri wese ngajya zanga ari gusuhuza, ngo uriya muntu uba wasigaye n'iki. Sheikh, gufata mu mugongo no gusabira uyu muntu idua, si ngombwa abantu bajye ku murongo. Naho wabikorera hari hose, no kuri telefone na he. Hari na yasini yabajya bazana, rimwe na rimwe n'abakire gusanga abantu bagiye no kubigirana na bifu. Umuntu wenda araho ngaho yari yishoboye n'ikibazo yari ifitiye, abantu bakabyira nka hari suna ngo bazane amafaranga ku isiniya. Ibi byose ni ibihimbano. Hari biriya byo abantu kuva gushingura bakaza ngo bagiye gukaraba, bakafata utubido bagakaraba ibiganza. Ibi ni ibihimbano. Hadisi iravuga ngo umuntu uzoza imayiti aziyuhagire. Kwiyuhagira isuna no kwiyuhagira mu gihe wogeje ku mayiti, kwiyuhagira umubiri wose ghusl. Uwateruye kwijeneza isuna no gutawaza, ramutse ni sunna gutawaza. Ntago bivuze ngo ujye gukaraba intoki. Byose ni ibihimbano. Hari ibingi byo gucana, abantu bagapfusha nijoro bagacana imbabura cyangwa se inkwi. Ibi byose ni ibihimbano. N'ibindi. Ahangaha rero naho niho hinjira iki gihimbano gikomeye cyane, ndakeka kigiye kuba nk'icya 10 cyangwa icya kangahe, cy'abantu ijtima'u an-nas lidua ala al-mayyit aw qira'atu al-Qur'an lahu fi mukhtalif al-ayyam. Abantu kuvuga ngo ngikiriyo ngo kimaze ngo iminsi 3 ngo tujye kukirangiza. Abantu bakicara bagateka ngo bagiye kurangiza ngo ikiriyo ngo iminsi 3 ngirarangiye, ngo hari mushehe ngo uraza ngo n'umwarimu ngo urasoma ngo idua, akaza akicara
bagasoma Qur'ani ngo bagiye ngo muri khitima ngikiriyo ngo iminsi atungirarangiye cyangwa iminsi ngo 40 ngo 40 bana ngo 40 ngo zideshe ngo turenda kufanya ngo 40. Ibyo byose ni ibihimbano by'abasufi by'abantu ibyo bavuga na ibada zabo ni bidashingiye kuri dalili babikorera amarangamutima yabo bakajya ngo bakicara sinzi bakazana udutabo sinzi Allahu la ilaha illahu sinzi ngo dusome ayatul kursi inshuro 50 surati yasin inshuro 20 sinzi abantu bakirirwa sura tabaraka alam nashira inshuro 10 izaja inshuro zingahe wadhuha inshuro zingahe suratul ikhlas inshuro zingahe falak nas suratul fatiha ibi mubikura he ko mutume yapfushije kabasaba bapfushaga babikoze byari gihe ki cyangwa ni ya dini y'abantu itandukanye n'idini ya mutume ko biba byiyiwe tabarakara ngaba nabonga ibiki n'ibiki ibi mubikura he turi kubabaza Imwe Imana iravuze ngo man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad uzazana muri izi gahunda zanjye bavanye mu gupfusha bigendana na ibada bigendana n'amategeko y'idini hari uburyo mutume yabikoraga yigisha abantu kwambika isanda umugabo muzamwambika imyenda 3 umugore imyenda 5 byose ari mutume arabivuga mu muryamisha gute mu bigenza gutya ibi byose abantu babikura he kurangiza guteka kurangiza ikiriyo ngo ntabyo kurangiza ikiriyo kiba mu idini ngo kiriyo ngo kisha sambaratika ngo batungobesha kimariza ibi byose ni adini y'amaranga mutima y'abantu yaba nyuma y'iminsi 3 yaba nyuma y'iminsi 40 byose ntabwo bihari ngo dusome Qur'ani ngo dutangire ngo ibiki n'ibiki ngari ko nganapenda Qur'ani ngari kubona nini Qur'ani yarayisomeye jameni Qur'ani yarayisomeye nuwashaka ibi byo gukusanya abantu ngo bicare ibiki n'ibiki we hari masala bamenye batandukanyeho y'umuntu ku giti cye yagenda hariya wenda agasoma Qur'ani akavuga ati sawabu zanjye zijye kuri runaka umuntu ku giti cye apana guhamagara abantu iyi masala bamenye bayitandukanyeho abenshi birangiza bavuze ati byakabaye byiza kubera ko hadisi yavuze ngo iki ngo Allah subhanahu wa ta'ala ngo hari yazamuranya kwigendera mu ntera ngakabaza Allah kuki ndukuzamurwa mu ntera aturu kuzamurwa listighfar waladakalak listighfar waladikalak ngo urukuzamurwa mu ntera kubera istighfar y'umwana wawe abana tubigishe gusabira istighfar imbabazi basi n'ababyeyi babo tubigishe kurusha ibindi bintu byose nayo ibingi byo kwicara abantu bagafata ibitabo bose bakicara hamwe bagatangira Qur'ani bagatangira amaduwa ngo tujye gusaba ngo duwa ngo yanyuma ngo tubone ngo kurya ibi byose ni ibintu by'ibihimbano byumvikane gutyo vandinge abayisilamu ibi byumvikane gutyo ubwo rero bavandimwe abayisilamu twari tugerageje kuvuga kuri kino kintu abantu nyaboneka twirinde ibintu byo ni byinshi ari abantu bajya gushingura akamva muri wese ari kuvuga hari nk'abantu bajya gushingura yajugunye igitiyo cyambere akazana ya aya muri surati Taha ngo minha khalaqnakum akajugunye igitiyo cyambere ngo twabaremye mu gitaka yajugunye igitiyo cya kabiri agakomeza aya ngo wafiha nu'idukum tuzabasubiza mu gitaka tena igitiyo cya gatatu ngo wa minha nukhrijukum taratan ukhra ni naho tuzabazura tubakuye akajugunye igitiyo cya gatatu byose ni by'ibihimbano byose ni ibintu by'ibihimbano abantu bazana mu idini bitarimo harimo n'ibingi byo kubakira amakaburi kubona abantu bubakiye kaburi bazamuye amabuye ngo none basigaye bashiraho ngo n'amarangi ibi byose ni ibintu by'idini zinzaduka cyangwa se niba uri umushiya ibyo ngibyo nyine ni by'abashiya bansharullah ibyo barabivugira abo basufi biki n'ibiki ariko nyaboneka turi kubyira abantu bamenye sunna z'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam umuntu abaho atagendera kuri sunna ntanaburira abantu bazamuhambe muri sunna yamara gufa bakamuza kumukoreraho ibihimbano bari babashiye abantu bashiye wasufi muzabona muri iyi minsi bya maulidi mwabyumvise bya maulidi ibiki n'ibiki n'ibingibi ku muntu yapfuye ubona abantu badatuje bari mu bintu by'iki bavandimwe rero ibi byose ni ibiki n'ibihimbano ibi bintu byo kugasipiya amafaranga by'ibiki kandi ko abantu bagenda bototera ibintu babiganireho niko bigenda bifata indi ntera ukazasanga abantu bari kuva kuri gahunda ya mutume bari kugifata izindi gahunda zidafite aho zihuriye n'ubuyisilamu kubera kutibukiranya ubwo rero bino bihimbano bigeze hafi kuri 13 cyangwa 14 abantu tugerageze tubyirinde
ntabwo ari byo. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.